Mabja, ibi bisigaye. Ibi bisigaye se ushatse kuvuga iki? Ibindi wabirangije nyine? Oya ni ibingi byonyine bisigaye. Bakomana. Ya guteni ibingi bananga. N'amasafuriya nabiri. Ibindi se wabishyize hehe? Mabja, ibi barabyibye. Aho gushigikira rina murabifatanyije. Mabja, oya, ibintu byari ne oya. Nose biri hehe binyereke nyine? Ibindi babitwayemo ibiri yo babyibye. Amasafuriya ngayo yose bakwibye. Byombo se biri hano amasahani. Nibi bisigaye. Bisigaye ngiye kukwirukana. Uyisafuriya imwe isigaye yagidukorera kwebwe. Ngubu igisigaye nuko ngiye kwirukana nkazagura ibindi bikoresho nazanye undi mukozi. Haguruka kuvire mu rugo. Ariko Mabja, nukuri kimano buranyirukana koko. Ndakwirukana n'ukwana nazabivamo ibindi. Basize izi ebyiri. Uzazicunga neza Mabja. Ariko basize barere ntunyirukana. Mabja wose uri umubyeyi koko. Ndi umubyeyi ariko ibingibi ndabihaze. Oya ariko nukuri Mabja. Agomba baruhaguruka. Imbere y'Imana zino nzazicunga neza. Nina ndakubwiye ngo sohoka nkakanya. Babarira Mabja nukuri kw'Imana. Abaziziba kwa muganga nagari kwa muganga. Tugende. So basi wazajya ureka ukaba umwana mwiza nanjye ko ndi umwana mwiza Mabja. Neze ko umwana ngende umwana. Hari agasuzuro kose kava. Mabja none se koko tubanye nabi. Haguruka ugende. Mbabari ugenda utsokera ahangaha mbabari ugenda baka ngende njye kukuzana n'ubusa bwawe Mabja mbabari Mabja uri hehe akira ubusa bwawe mubana urenga akira ubusa bwawe genda ndashaka undi atarabuze mu rutoki n'amashara genda mvira oya ndakubwiye ngo nsokera ahangaha ariko ndashaka undi oya mbabari ugende oya ntabwo mbishaka sinzi gushaka hano ibyo wakoze birahagije oya sohoka oya mvira ahangaha ariko mbabari amafaranga nayo kuzagwana nzayagwana n'ibikoresho byo watakaje oya mvira ahangaha ariko mvira ahangaha ndavuga sohoka amafaranga Mabja Kinyarwanda mvuga uracyumva sokera hanga amafaranga yanjye ntabwo haye nzayagura ibikoresho wataye niba utayambaye nakubwiye ko sokera hanga ntabwo do katako umuntu akutsorere hano ndakugiye ko nandi bagusohore ndaje nzana umuntu Mabja urayama Mabja urayama ayanje yame ngende yame Mabja yame ako mbega umukozi garanya hagiza we siko mbonana n'umuntu ucangangwa munsohorere we mana we ndamukura hehe we umva musore mva mubaze Aramutse neza. Najya ngo uze hano mu rugo nkwereka akantu mfasha Kameze gate. ni akantu wakabona tugeze mu rugo tu Harimo amafaranga se? cyane arahari Tugende nta kibazo. akazi muzanira wa musore we ndajya nsore kano gakobwa Mujura yama ariko nawe
umva ndekura ariko si wowe bambaye amafaranga nahani umva nkubwire ntaha umva ntaho njya uragenda amafaranga yanjye ntaho ndashaka umva reka nkubwire rero urumva nta hantu ndi buki ndakura mureke banyemera amafaranga uragenda umva reka nze ngende mubaze genda ubaze mawe ikina ariko unkora ubone guhinduka ndaje tubona nta hantu ndi bugere ndakwinjira ntaho njya nta hantu njya nta hantu njya ntaho ndaje uriya mukobwa kuri kumwirukana yakoze iki uriya mukozi rero arananiye baramwiba buri munsi aranyibisha ibikuvurari barabitwaye batwaye amasafuriya yanjye amasahani bayamazeho ibitoki bibisi none se ubifitiye gihamya yuko ari ubikora hari undi mukobwa ukunda kuza hano Arine ko ari umukobwa wo mu rugo kwa bosi tutinyuka kuvuga ngo niwe uza hano kubiba uri umukozi wabo Arine none njye niho mba niho nkora ahubwo ejo bundi twabuze furate mu gihe turi gushaka igisambo tuba tubuze amapine y'imodoka tujye dusanga bayamazemo ubwo ni ukuvuga ngo rero ibintu tubura nimwe mu bifite hano ahubwo ubwo ikigaragara nura mukozi wanjye ntago ari umujura sinawe ubyibisha ahubwo dushaka ikindi igisambo nyirizina nta kibazo reka ngende njye mu rugo tumanze dutuze dushake icyo gisambo kitwiye niko bimeze pe numva numiwe sawa rero sawa urakoze Rusi karame mabuja mwana nkubwire ariko nizere ko ibintu byo kunyakana nta bikirimo shana twabare nawe nasanze atari wowe gutya ariko amafaranga yanjye wambaye shani wabo niwabo Warina ngo bamaje iminsi babiba ngo babibye furate amapine y'imodoka bayamazemo barayatwara nyina nawe gusubiye mu kazi nta kibazo nzajya muhemba neza kandi bihanganiye kuko nagutwaye nabi nawe uri umuntu wabikora sibyo ko nyina ya mbere urabanza yanjye ndaguha uko kajye kuri banki kuyakurebera kandi witware neza nyine ariko cungana n'ibyo bijura Rosi karame mabuja usigare ku rugo neza rero mabuja karame none se duteka iki mabuja teka agaceri n'agafiriti yego nta kibazo mabuja nanjye n'agashu none se bro tanga mani akira Revuye imihanda iradutegereje. akira Imihanda mani imihanda. ntabwo ubona ko izuba Impera zimwe mwana w'inyama. akira Wajya bari banayipanze mani. akose mani igipfusha kindi dore izo ni izanjye sha Ahubwo ngo tugere ko ujyana ziriya telefone. umva se tugiye kujya mu muhanda ubona telefone ntayirebere izuba uhita umucepuza ushake nk'ukuntu nkawe nyine wideburiye nk'umuntu w'iniga uhita wihisha ahantu nyine mva se mani bajama nta muntu wazanye umwotsi se mani ngo dukurureho Ikibazo ntabwo yabura mu bajama mani. mva mani ndabifite mani muri mwitongo gira nyine ururinge wakinuwe tuzamura inyotsi simbatema mwana bimeze nabi mugira ikibazo ariko uba wakabonye bikurikirane wakinuwe nezere karorojina umva byanyabyo ni karite mani wabibonye ukuramo utwo tubuto wawe ntago ndukuramo ukoramo yambata dore ku two nitwo tujyana swingi neza wakinuwe umva ubona ibintu bitaratubabaje mani Imihanda iragoranye. mani meci iri hese kozaho mani kozaho kabisa yandaburisha ariko iyi kama nayo wangu ntabwo iri kwaka mani yani wakinuwe akira mani kanakejo mani
Samani iyo boro yigize ibiki mani kirimo iraraburizanya mani. mani hano hantu umwana hari umuyaga ntakuba wabibonye Mundi icyo gitwita nacyo mwagikuye imvuna kitari gufata umuriro. Bro, ana mwa muri kwiba ari kujye Gravanaza n'inkoreye mu mwotsi umwe. akira mani Singe namanza kurura. none se mani twabatsinze se Umutambutse nta kintu afitera. murebe ko ntacyo afite shamu. Umuntu mubonye Murebe mwana murebe mwana uriya mwana wiyita namubonye wabo namubonye. Ndaraca gutya. Nangashanje. Ndaraca gutya. Nanjye ndibuze kuzamuka harya ruguru. Hahandi turibuze guhurira hahandi handi. Ntabwo twajya duhora kwigara rimwe bazadufata. turahita tujya muri rya rigara ariko rikuru Tugere vuba vuba. Twagiye. telefone yanjye marete mvuye kuri banki nzanye amafaranga mwana we cha Mama Cedric Mama Cedric ko wicaye hano byagenze bite haguruka umbwire cyabyibonera umujura arampapuje telefone yanjye agucapurijirije hehe ahangada ukaba wicaye se ikigunda cyose ukaba wicaye haguruka tugende umbwire haguruka tugende kandi ihangane ibintu bibishakwa ihangane mama Cedric rero ntange mu rugo nawe ihangane utambike ugende usanga abantu sibyo ariko wihangane pe kanyangana ariko nyine umugabo aranyica uya wihangane ntushyire ku manteri imbere rero ko ngiye kugenda ariko gutya nk'ikigabo asa nkaho nta kintu navanye mu rugo wereka ibintu ntibishakwa humura mabusha mwiriwe utuye muri quartier yego okay wandangira ku mama bita mu masoni ya se Sonia uhe masoni ya mubyeyi mugufiya uringaniye utabyibushye cyane okay amasoni yako numva ntari kumumenya se kandi ambwiye gutuye muri quartier uwo nzi rero uri kumbwira ko abyaye kabiri ushaka ariko njye wonza abyaye rimwe rero ntabwo nzi nimba ari uri gushaka telefone irasigaye we wanyibye agasakame amafaranga y'abandi we umugabo yamenye kubikuza gutwishyurira umunyeshuri mana yanjye koko ibyo bigirana
salama. Kumanite ngo nemasi. Ni umubosi nanje kureba hano nyine nuko nahayibonyemo ndayobera. Ushobora kwizera? Nta kibazo mwanyuze. Abana bigiye ko mbona mwarahindutse. Ni umubosi mani yari ndimo gucereza. Agengeze kwa kiteye. Urumva ni mu maso. Sio kanga minane Ariko akunda zishiriremo. Hano ndi gushira amakenga. sindawe nta kibazo. Abana babaye bamuri ne bose nawe kandi usa nabo. Ntasa gaya abana abazungu se kandi. Murego nkariye phone na Mari nkariye telefone ezo. Wose bite kuzumpobera ndakuzi. Umva yisuwe shu. Iki? Ka ubundi niwe none nuwahe? Mbese uranze? Bitese. Byiza. Waranyibagiwe. Mbese ko mbona uzumpobera ntakuzi gute muri kayitsi? Ese wari Ka mana we sori nukuri. Gaza. Nukuri nkwibeshyeho pe. Ariko urasana sheri bye. reka ta. Uko niko kuri. Cyabwo nyine abantu basa ntacyo bapfana. Sawa rero ubwo turi kumwe. Sawa turi kumwe. Telefone yanjye sigiye kandi. Yewe data we yakarashika duwibu ni simpaye telefone. Thank you guys. We also want to let you know no ones, especially those who are in crypto industry or those who are venturing into the industry. No ones is marketplace where you can buy and sell cryptocurrencies using different payment methods. This is followed by wallet, which is where you can send and receive cryptocurrencies. No ones is also the platform which has partnership program where you can be able to invite users and get some rewards. To join No Ones, click the first link in description and register.